muraho neza abantu mutuye mu Rwanda. Nge ndi Fastirede, mudamu wa Barafinda Sekikubo Fred, ariwe perezida nyaperezida w'iki gihugu ndetse ni East Africa na Africa n'isi yose. Nge rero nkaba mbashuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hanze mu gihugu, bose ndabasuhuje, yaba ari abagabo, abagore, n'urubyiruko n'ingimbi zose, bose ndabasuhuje, ndabifuriza ibihe byiza by'akataraboneka. Rero cyane cyane abana bari ku mashuri benda gutaha, bagiye mu biruhuko, nkaba mbifurije ibiruhuko byiza abana bacu, nkababwira ngo nge Fastirede ndabashuhuje kandi ndabifuriza vakanse nziza, kandi mumenye yuko nimugera mu rugo mugomba gufasha ababyeyi mukaba hafi, kandi ntimuzirare ngo mureke kujya mu makayi kandi mwige. Mumenye yuko amasomo atajya arangira, kandi mumenye yuko ibizamini cyane cyane nk'abantorokome n'abasize segonderi bajye bamenya yuko abatarakora ibizamini byo kuba bajya nk'abasiziyeme bajya mu universite, cyangwa abatoronkome bajya bimukira mu wa kane, biba biruhije. Ubwo rero muharanire kugira ngo nimujya mu biruhuko muzirare ngo mwicare. Nge Fastirede ndabifuriza kwicara mu makayi mukiga mu biruhuko, nimukajye muzerera mugenda mujya gusura abo bana hirya no hino ngo b'inshuti zanyu, mwibagirwe kwiga, cyangwa se bajye babajyana mu bintu byo kwigira nabi. Mumenye ko hanze aha ngaha hari abantu bashuka abana b'urubyiruko, bashaka kugira ngo mute agaciro. Nkaba mbifuriza rero kugira ngo nimujya mu biruhuko muzabe maso, mumenye ko ibishuko ari bibi. Burya iyo wishinze ibishuko ukuramo amarira, wishinze abo bose baba batabifuriza future nziza. Nkanjye Fastirede ngewe ndabifuriza ibyiza by'akataraboneka, kandi ndabifuriza kugira ngo muzaba abakobwa babe abadamu b'akataraboneka, bafite amadiplome, bize bazagire ingo zabo akamaro, kandi bagirire n'ibihugu byabo akamaro. Nkaba rero nge Fastirede mbifurije kugira ngo muzaba intangarugero muri iki gihugu ni East Africa na Africa hose, kuko Barafinda bifuriza ko yemwe banyarwanda n'abanyarwandakazi, rubyiruko mwese, ko azabashakira imirimo, ndetse yaravuze ko dore ariho arabakorera research, arabakorera n'ubuvugizi, arimo arashaka kugira ngo azabategurire ikintu cyiza cy'akataraboneka. Buri rubyiruko rwose ruzajya rurangiza akazi, rwaba ari kurangiza segonderi, kaminuza, nta muntu w'umushomeri uzongera kuboneka. Barafinda Sekikubo umunsi azafata ubutegetsi agiye ku ngoma, nta muntu uzongera gushomera habe n'umwe. Azajya abahangira imirimo, abahe ibyo gukora mukore, nta mushomeri uzaba ku ngoma ye, mwese muzajya muhabwa akazi. Umuntu wese warangije segonderi azajya ahabwa akazi, kandi ajye kwigana universite kandi afite akazi. Icyo nicyo yiyemeje ashakira urubyiruko, kugira ngo ariko bizagenda. Azajya agenda ajye kuri universite, agende ayige, agaruke ajye mu mirimo. Nibyo ngibyo nibyo Barafinda abategurira. Naho rero abarangije kaminuza bo rero bajye kwiga za masters, kandi nabo bafite imirimo. Ubwo rero urumva ko Barafinda abategurira ibintu byiza by'akataraboneka. Murahishiwe rero, muhishiwe byiza. Ibyo nibyo mbifuriza. Yemwe rubyiruko kandi namwe mutiga, Barafinda Fred namwe arabashakira icyo gukora. Nawe yiyemeje yuko mwebwe rubyiruko mutabashije kubona amahirwe yo kwiga, ntabwo umuntu yabatererana ngo mwirirwe mu biyobyabwenge nk'uko umuntu biri kubireba ubu. Ntabwo yabatererana ngo mwirirwe muri abashomeri inzara ibica, mutagira icyo kunywa no kurya no kwambara. Oya, ntabwo we abifuriza icyo ngicyo rubyiruko rutashoboye kubona ubushobozi bwo kwiga, ahubwo we arabategurira kugira ngo ejo
ejo hazaza muzagire ubuzima buzira umuze kandi muzabe mufite imirimo myiza kandi azabubakira ibikorwa bashakire abashoramari bagure ahantu bubaka inganda hanyuma izo nganda zijye ziha abantu batashoboye kwiga imirimo cyangwa se bahe abantu akazi kugira ngo namwe mwisange mwabonye akazi mukore ntimuzongere gushomera cyangwa se akabashakira n'ibintu by'ubucuruzi azabaha uburenganzira mwikorera icyo mushaka pana gusa kwiba nicyo yanga gusa icyo azakuraho n'ukwiba n'ubugambanyi no kukwica no kwigira nabi nicyo azakuraho ariko azababwira ngo bantu b'iki gihugu yaba ari cy'u Rwanda East Africa mwese mukore icyo mushaka ikintu gusa azakuraho n'ukwiba no kwica gusa ubundi ibindi byose mugakora mukagenda musimburana ubwo mugakora mugatera imbere mukubaka inganda mukubaka amataje mukubaka ibikorwa byiza by'akataraboneka nta mukene uzongera kubaho ku ngoma ya Barafinda Fred Sech kubona aramuka afashe byose bizakemuka ubwo rero nkavuga ngo rubyiruko mujye muhora ku mavi namwe bagabo bagore namwe basaza bakecuru mujye muhora muri ku mavi musabira umusaza Barafinda Sech kubo Fred yuko Imana nimutegurira kugira ngo azabe icyo gihe ari ku ngoma icyo gihe rero muzabe muvuga ngo Barafinda aradutabaye kandi nicyo ashaka mujye muhora rero mupfukamiye Imana muyibwira ngo ibyo bizashyika ryari Imana korera umuti bikoreke ibyo rero nibyo nanjye nabifurizaga mvuga ngo mushonje muhiciwe reka rero mbasubize umusaza Barafinda Sech Fred umunyapolitike w'amahoro umunyapolitike mwiza uteganyiriza abantu bose East Africa u Rwanda Afrika yose isi yose ibintu byiza by'akataraboneka reka mubasubize murakoze cyane nibyo koko ibyo usobanuye aho nibyo yego ubwo first lady ni first lady koko n'uwakataraboneka isi yungutse umunyapolitike kazi mwiza cyane umurudakazi bityo rero banyarwandakazi n'abana bacu bose baba abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba mu mahanga n'abana b'abanyarwanda bose baba mu mahanga muri aho mukomere kandi mukomere cyane kandi mukomereza uyu ni umusaza Barafinda Sech Fred umusaza w'ukuri umusaza w'akataraboneka umusaza mukuru w'umuzehe uyu ni umunyapolitike mwiza nkaba ndi umunyapolitike udasanzwe nkaba ndi umunyapolitike wa mbere kandi nkikurikira bitewe no ku isi yose imaze kubyemeza kandi bose bamaze kubinyemeza ubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nje Barafinda Sech Fred perezida wa RUDA fondateri wa RUDA umunyamategeko mpuzamahanga wa RUDA kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane perezida nyaperezida batazababesha nk'uko first lady amaze kwifuriza abana bose mu Rwanda East Africa n'Afrika yose n'isi hose isi yose ku isi hose abanyeshuri urubyiruko bakobwa bahungu
ingimbi, abangavu, mwese abasore n'inkumi n'ibikwerere bikiri mu mashuri hirya no hino, n'abasaza n'abakecuru. Iki kinyejana cyahinduye ibintu byose, ni ikinyejana cy'akataraboneka, aho n'abakuze basigaye biga, basigaye bagira amahirwe, mu gihe kera mu binyejana byatambutse batayagiraga ayo mahirwe. Bityo rero mbonereho umwanya wo kwifuriza abo bose bakandagiye mu ishuri, mwakoze neza, abayashoje, abayatoboye, mweseze umuhigo, mwakoze umuti. Ariko abo batagize amahirwe yo kuyasoza, mwese kwiga no kwigana, kwiga ntibigire iherezo. Muzakomeze muhateho kandi ntimugacike intege, kandi ntimukagamburizwe. Mukomeze mubandanye mwige, nk'uko nari maze kubisobanura haruguru aho, kwiga no kwigana. Kuko inyoni nto yigana inkuru kuguruka, kandi inkuru igatoza intoya kuguruka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nge perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred nifurije abana bato, urubyiruko muri rusange, abasaza n'abakecuru n'abandi bose, abafite ubumuga n'abatabufite, mwese ni ukugana ishuri muri rusange. Abatarize namwe mwize, munononsore, mwongereho inyongeragaciro y'ubwenge buturuka ku Mana. Hejuru y'ubwo bumenyi mwagiye muhaha hirya no hino, mwagendaga mugura, mwigurira, mwagendaga muhabwa se ku buntu hirya no hino. Mwongereho ubwenge buturuka ku Mana. Ubwenge bw'Imana ni wisdom. Iyo wisdom rero nimuyongera ku bumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga, iterambere muri demokarasi yihuse y'abaruda ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 twazanye ku rwego rw'u Rwanda, n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, aho u Rwanda twifuza ko ruba umurwa mukuru wa Afurika, n'impamvu nziza nyinshi 20 ku rwego rw'isi, aho twifuza ko Afurika iba umurwa mukuru w'isi. Bityo rero izo mpamvu zose zikazaba ari umukubuzo uhagije kandi mwiza cyane ukarishe gukuramo iyi mipaka y'imonogoje muri Afurika, ikomeje kumara abanyafurika bacu. None u Rwanda ruzaba umurwa mukuru, Afurika izira imipaka imbere, hanyuma bizaba uburyohe bw'ibihekane bw'akataraboneka. Noneho twirinde inzitizi zose zazitiraga abanyafurika, amapingo yababaga ku maguru ababuza kugenderana, ahubwo ayo mapingo ariyo mipaka iyo yashinzwe mu 1884 na ba mukerarugendo bakaba barigendeye. Abategetsi ba Afurika, abanyabitugu, bagakomeza bagahembera iyo mipaka, ayo mapingo yashinzwe yazanywe n'uwo batazi isura. Ibyo ni ibiryabarezi batazi n'amazina yabo, bigakomeza kubagenga. Iyo ni ingengabitekerezo mbi ya kirimbuzi, imipaka ivemo muri Afurika, kuko yamaze abanyafurika bacu kuva 1884 kugeza ubu. Kuva ubwo bayishingaga bayishimangira muri Afurika, imaze kumara amamiliyoni y'abagore n'abagabo. Urubyiruko sinababwira, impinja zapfuye, kandi impinja ntizagapfuye kuko ntizizi icyo zizira. Ababyeyi
bagiye bicwa bafatwa ku ngufu bafungwa bahohoterwa n'abana babo bakajya muri gereza bakiri bato. Izo zose ni ingaruka n'inkurikizi z'izo mipaka, z'iyo mipaka na ba nyiri imipaka bashinze. Bityo rero abategetsi b'Abanyafurika b'ingoma z'ibitugu zanze kwibanda gukuramo imipaka, ahubwo bakibanda gusoresha abakene no gutumiza ibitwaro bya kirimbuzi hirya no hino kuri yo, bakabizana babinyuze ku mazi biri mu bwato, babizaniye mu bwato bugendera mu mazi magari no mu mazi make aringaniye. Noneho n'ibindi bikoresho byo koga ikirere, ubwo ni indege, nazo zikaza zitunze. Noneho no ku mihanda naho bakahanyuza ibindi muzarukururana. Ibyo byose bazitunda babikuriye kure hirya hino, bizanwa n'abo Banyafurika kurimbura Abanyafurika bagenzi babo. Abo nta bandi ni abategetsi b'Abanyafurika b'abanyabitugu babuze kuzana abarimu mpuzamahanga bigishe Abanyarwanda, Abanya-East Africa, Abanyafurika ngo bagire ubumenyi, bavumbure, bitandukanye no kuvumburana no guhangana no guhigana. Bahiganira mu ikayi no mu ikaramu no mu ikoranabuhanga. Bahige isi, bazahigure imihigo myiza imbere ya Yesu Kristo, Nabi Muhammad na Buddha. Nabo babimurikira Imana ngo Mana, dore abantu wiremeye ukunze ibyo bamaze kugeraho, ibyo bamaze kwigezaho, ibyo bamaze kugeza kuri bagenzi babo hirya hino ku isi hose. Afurika dore yagize amahoro kubera amashuri afite agaciro n'inyongeragaciro zifite ireme n'iremezo, ubusobanuro busobanutse muri byose kandi kuva ibihe byose. Ariko bibanze mu gushinga imipaka no kuyishimangira. Abayishinze bamaze kwigendera, ibihugu bimaze kubona ubwigenge, abakoroni b'abategetsi b'Abanyafurika baba baboneyeho akaryo n'agahenge kabo bwite. Bariganya Abanyafurika ubwigenge, barabwihererana, bakajya bateza Abanyafurika intambara bakoresheje ibyo bitwaro tumaze gusobanura haruguru hariya, kuva ku masoko mpuzamahanga, mu nganda zikora ibyo bya kirimbuzi, babigambiriye kurimbura abantu, apana kurimbura amabuye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abo banyapolitike gito nabo bakabizana mu misoro y'abaturage, aho gufata iyo misoro ngo bayubakiremo amashuri yabanza ayishuke utayasimbutse, ayisumbuye makuru na za kaminuza, ngo bigire ubuntu, bagire ubumenyi, ubuhanga mu ikoranabuhanga, babe ibihangange, bikora ibyiza gusa, ibyiza bizima bizira umuze. Ahubwo ugasanga barimo kubigisha amafunzo y'ukuntu bakanyaga abantu, ngo n'ukuntu bakeka abantu nta n'ibihanga babafatanye, hanyuma bakaba bubakiramo amagereza, bakabafunga aho kububakiramo amashuri, amavuriro n'amasoko yandi y'ubukungu nk'inganda. Aho kubaka imihanda ya gari ya moshi, bazane za gari ya moshi n'indege ahari imipaka ngo ikurwemo, babe ariho bakubaka ibyo bikorwa remezo byakwigisha Abanyafurika bacu, Abanyarwanda. Ahubwo bagahembera iyo mipaka, bakayitwaza nk'intwaro ya kirimbuzi, kurimbura Abanyafurika
ibitsina byose, abakuze n'abakiri bato. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane barasa ibyo bibunda n'imyuka mibi y'uburozi ibiturukamo n'ibisasu byakozwe mu bumara bwa kirimbuzi uranium. Ibyo byose nuclear weapons zikarekura ibyotsi, ibyo byotsi bikatera ibihaha byacu bikabirwaza, hanyuma abantu bakarwariramo imbere. Burya iyo ukorora ugacira ariya ni amashira uba ukorora wa muntu we. Ntabwo uzi ikituma ibyo bibaho, bipfupfunyuka mu muntu akabikorora agakubita hariya. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane umuntu aba yararwariye imbere mu gituza mu bihaha, hanyuma ibyo byose bikaba ari ingaruka z'ibitwaro bya kirimbuzi birekura ibyotsi bihumanya ibihaha by'abantu, ibiri imbere mu mubiri n'ibi bidukikije ari byo byatsi n'ibibabi byose by'ibiti byose n'ubwoko bw'ibyakatsi byose barabirimbura, n'ibiti by'ingeri zitandukanye. Ibyo bisasu bya kirimbuzi ntibirimbura abantu gusa, birimbura bikanahumanya ibimera Imana yatwihereye ngo bizadutunge. Nk'uko mubizi neza, ibiti n'ibyatsi byose ko ari byo bihaha byacu, nabyo birahumana, byaturekurira umwuka oxygen ngo tuhumeke. Uwo mwuka aho kugira ngo utubere umwuka wera muzima ugera mu bihaha ukabyoza, ahubwo urabihumanya. Niyo mpamvu abantu bavaho bagakorora barwaye indwara zitandukanye, gripe zitandukanye ziva mu myanda itandukanye, ikomeje kubuza abanyafurika ubwenge, ubumenyi n'ikoranabuhanga mu isuku n'isukura rishingiye mu bwonko no mu mubiri handi hose, kugira ngo abantu bagire ibitekerezo byiza byubakana, bisana n'ibyangiritse hirya hino, bisana ubwonko bwa muntu, umubiri wa muntu neza, ahubwo ugasanga bize ubumenyi busigamo bagenzi babo, imikasi, amapamba, imiti n'indi myenda, ibindi bikoresho byose muganga akenera, bamubaga bakabimusiga mu nda ngo ubwo barabyibagiwe. Uwo muntu ubaga mugenzi we afite igihunga akamusigamo ibyo bikoresho ngo yamuvuraga. Urumva ko ni bwa bwenge mvaruganda kwaguhumana nasobanuye kuva haruguru hose, aho umuntu agera kuri urwo rwego rwo kumva ngo amaze kwiga ubu bwenge buzira, ubu bwenge bwo kwishisha kuvuga bwa nta kigenda, bayitandukanyije n'ubwenge buturuka ku Mana, ngo bongereho n'ubwo bumenyi buturuka mu bantu mvaruganda, babwongereho ubwenge bw'Imana bakora ibizima, hanyuma bakomeze basabe n'Imana kubagwiriza ubwenge bufite ireme n'iremezo, akaranga keza, ubwenge budakungurira nyirabwo, none bongereho n'ubumenyi budakungurira nyirabwo n'abamukikije, hanyuma bavura indwara bemye, kandi basabe n'Imana ibaha imbaraga zo kubikorana ubushishozi nta gihunga. Ibyo byose ugasanga ibyo bikoresho bya kirimbuzi mvaruganda byateje iyo myuka mibi birwanya umwuka wera. Noneho uwo mwuka wera ukajya ukomeza uhanyanyaza, ari utuma turamuka kenshi inshuro zose. Ariko ibyo byokotsi byose byongerera ubushuhe ku isi, ubwo ngo weza cya climate habaye impinduka, byasa nk'ibigabanyuka mu bushuhe bwinshi bukabije, hakaza ubukonje bwinshi bukabije cyane, ubwo nabwo bugahitana bamwe. Ubwo
ihindagurika ry'ibihe rigakataza rigakomeza, noneho imvura yagwa cyane igateza imyuzure igakukumba abantu n'ibyabo, ikangiza n'iby'Imana kubera imyuka mibi ihanganye n'umwuka mwiza kuri iyi si, abantu bikabahitana. Inkomoko n'iy'ubugizi bwa nabi imyuka mibi nk'iyo mu bantu, ikomeje gukirana n'imigisha y'abantu igamije kuyibera isuri mbi yimonogoje, ikayitwara ikayikukumba, ntitumenya naho iyerekeza. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ugasanga ubwenge ubumenyi abantu bafite ku isi ni ubwa kirimbuzi nabwo, ariko nkomeje kubibwirira nti twabaruda turaje twigisha abantu bamenye ubwenge buturuka ku Mana, bitandukanye n'ubwenge buturuka ku mwana w'umuntu, n'ubwenge mvaruganda kirimbuzi gusa. Kandi n'ubumenya nawe ujye wifata neza, ubuyungurure, umenye ubwenge, kuko Imana izakubwira nimba warabubuze ubwo warabubuze. Hejuru y'ubwo bwenge wari kongeraho ubumenyi bw'umwana w'umuntu, nabwo ukabukoresha neza udahutaza ibyaremwe by'Imana, ibihumeka n'ibidahumeka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Banyarwanda, Banyarwandakazi, Banya East Africa, Banyafurika n'isi yose, mwe banyeshuri mwese mufatire kuri uru ruzitiro, mujye mwiga ni byiza gusa, mwirinda ibibi n'ibyenda gusa nabyo. Mukore ibyabateza imbere bigateza imbere bagenzi banyu, abo hafi n'abakure, abo mugenderera n'ababagenderera. Inshuti ziba hirya hino ku isi aho utuye, ariko ntihabura kidobya. Kidobya zose muzigire ubwenge bwiza buturuka ku Mana, mukoreshe n'ubwo bumenyi neza, ntimubukoreshe kurimbura bagenzi banyu cyangwa ibindi biremwa byaremwe n'Imana. Ibiti ntimukabimarire ku icumu, ku gikoresho mvaruganda, ntimukarimbure ibyatsi. Insina zose, izo nzuzi zose, amateke, ibisheke, amapapari, ubwo n'ibibabi byabyo byose, imyembe utabyirengagije, n'amavoka n'ibifenesi, n'imyumbati n'ibijumba, ibishyimbo n'amasaka, nimwongeraho n'amasakaramentu, bizaba ari akarusho, uzaba ari umwuka wera ubasatira. Nimwongera kuri ubwo bwenge bwanyu n'ubumenyi bwanyu bwacu muri rusange, tuzakora umuti Imana izawishimira. Mwitandukanye no gukora nabi no kugira nabi, kugira ngo abana bakiri bato batazabyigana, batazigana ibyo bintagazi. Ntimukajye munywa ibiyobyabwenge, abana bato batazabyigana. Ntimukajye mubibabwira ko binabaho, kandi namwe mugende mubicikaho, mubyamaganiye ku mitima yanyu no ku bwonko, muzavaho mubyamagane no mu ntoki zanyu, hehe no kubagerera ku munwa cyangwa ku mubiri cyangwa mu matwi cyangwa mu bitsina no mu mukondo hose, no mu mubiri binyura mu nshinge cyangwa mugotomera. Ibyo byose musaba Imana ibaho ubushobozi n'ubwenge bwo kubyipakurura. Ubwo nabwo n'ubundi bukoroni bwadutse muri Afurika hano mu kiremwamuntu, mwitandukanye nabwo. Ibyo byose ni ibirindiro by'ubugome bwa kiremwamuntu
kizanira na bagenzi bacyo kugira ngo nabo babure ubwenge bamere nkacyo. Cyo kiramwa muntu cyabuze ubwenge buzima kikazana ubwenge bupfuye. Amagezi ya nta kigenda mva ruganda kirimbuzi. Muzagira ubwenge bukomoka ku Mana ariyo wisdom, nkuko twabisobanuye haruguru. Hari bana bakiri bato mwese rubyiruko bari mu ishuri, mwige neza mwigana, mufatire ku ruzitiro rw'umusaza Barafinda Sekikubo Fred, umufilosofi w'akataraboneka, umunyapolitike mwiza, inzobere mu by'ubukungu kabuhariwe. Inganzo zose akora gahoro bigakoreka cyane, yabitekereza gahoro bikazira ku muvuduko. Amarezo yose agagara bumetarike mu gusigasira umutekano amahoro kwisi. Akanama k'amahoro nkaba ndi hafi no kugasesekaramo kubw'izo mpamvu z'umutekano ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo dusigasire amahoro y'abariho n'abazabaho, ibitsina byose, nubwo ababayeho barimbuwe n'umutekano muke w'ingeri zitandukanye. Nje umusaza Barafinda Sekikubo Fred nje gukuraho amagereza yose, tuyasimbuza insimbura gifungo. Abantu bajye bakora akazi k'insimbura gifungo kandi kabifitiye bose umumaro, bageze saa sita bakitahira. Abandi bazindukiye mu bindi bagatangira saa saba bakageza saa 12 nabo bakitahira. Gutyo tujye imirimo yose tuyikorera mu mashifti, hanyuma dusimburane mu kazi kose n'abakozi ba leta n'abikorera, abakuze n'abakiri bato b'ibitsina byose. Umwera uvuye ibukuru buke wakwiriye hose. Ndabizi ndabyizeye, nzajya mbivuga gahoro, isi ibyumvirize cyane, kandi bose bafatire kuri urwo ruzitiro. Kandi izaba ari imigabo n'imigambi yacu y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Ntagamburuzwa kandi kizaba icyemezo ntakuka kuri bose, abaruda n'abatarabaruda. Bizaba ari uburyohe kuri bose. Bityo rero bana bakiri bato bagiye mu biruhuko cyangwa bajya mu biruhuko, mujye mubijyamo amahoro, mubyinjiremo amahoro, mubisohokemo amahoro, kandi ibintu byose bijye biba ubuhoro. Hanyuma Imana nibonayo mahoro mu bihe byose, mu bantu bose, abakuze n'abakiri bato, Imana iraje ikora umuti, iraje ikora umuti. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nge nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'ukuri mukuru w'umuzehe, nge umunyapolitike mwiza w'akataraboneka, haba mu Rwanda, haba East Africa, haba Africa. Nanjye nka First Lady nifuriza urubyiruko rwose ruri mu mashuri kwiga meaningful education, uburezi bufite ubusobanuro bwiza. Nibasobanurira abandi nabo bajye babyumva cyane kandi byavuzwe gahoro. Hanyuma bafate kuri urwo ruzitiro, bashakashake, banamenyera iyo nganzo izaba inganzo ngari ku isi yose, kandi bifashishije ubwenge bw'Imana n'ubwenge bwiza n'ubumenyi, ubushakashatsi bwiza bw'amahoro n'ikoranabuhanga by'akataraboneka. Mwita ku bidukikije, kuko ibidukikije byose ushingiye ku bimera byose nibyo bihaha byacu. Twite no ku bantu bagenzi bacu, abakire n'abakene bose nibihaha byacu kuko akuramira kanakariya. Abo rero bahutaza akakaramiye uriya n'uyu hirya no hino bikaramira abantu, we akabyonona. Wowe
twabaruda turaje tumwigishe, niyo mpamvu twageniye n'insimburagifungo. Nta magereza azabaho, ntituzongera gufunga abantu nk'abatubanziriza uko babikoze. Bishe umuti, Imana yarabagaye cyane, ahubwo bafite ibibazo hano ku isi. No mu marembo yo mu ijuru muzasanga igipangu kikaze cyane, umuryango uzaba ari muto wo kunyuramo, ariko hazaba hari abaka viza nziza mwakuye ku isi hano y'ibyiza mwakoze, nibyo bizabafasha kwinjira mu ijuru, kuko ibyo uzaba warabibye hano ku isi nibyo uzasarura kandi nibyo uzambukana ujya mu ijuru. Rero ntuzaba utabifite cyangwa ufite ibipfuye amaso, ibihumye uku na kuriya, hirya no hino abazaba bifite, muzamenye ko mwishe umuti w'Imana, muhemukira abantu. Ibihe byose mwarabahemukiraga gusa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ngiye umunyapolitike mwiza, perezida wa RUDA inyuguti eshanu, Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, n'ubumwe bw'abanyafurika muri demokarasi yihuse, n'ubumwe bw'abaturiye isi ya rurema isi yose muri demokarasi yihuse. Ubwo bumwe rero buzaturange hano mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, kandi bizatugeze ku mahoro arambye, arambiriza hose muri bose, apana kuri bamwe, kandi bizaba ibihe byose kugeza igihe Imana izasanga abagaragu bayo barakoze umuti nyamuti w'igifuti. Twabaruda twafatiye kuri urwo ruzitiro dukora umuti w'igifute wakataraboneka, uzaba uburyohe bwiza, uburyohe budatera diyabete, haba uburyohe buturuka muri gakondo zose z'Uwiteka yari turemeye, zadutunze ziradutunganya, tuvamo abo tubabo, abiyandagaza bitesheje agaciro, abatatiriye bazabisobanurira Imana. Igihango batatiriye ntigitatirwa. Izo gereza tuzazisenya, tuzazisimbuza amashuri, amavuriro, amasoko n'amasoko y'ibikorwa remezo bitandukanye. No ku mipaka hose tuzahubaka amashuri, amasoko, amavuriro. Ubwo amavuriro y'ingeri zitandukanye avura byose, amashuri y'incuke abanza, ayisumbuye makuru na za kaminuza bazige baminuza. Ibikorwa by'remezo bitandukanye bizahubakwa, hanyuma amashuri azigwa, bose bazaba bakanyamashuri n'abakanyamashuri kazi. Mushonje muhishuwe abaturiye isi mwese banyafurika, aho Afurika izaba umurwa mukuru w'isi, namwe banyarwanda aho u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika. Muhagarare bwuma hirya no hino, muhagarare ku ndangagaciro zanyu, mwikomereho kandi mukomerere ku kumenya, mukomerere ku bumenyi, mwongerere ubumenyi mufite. Mwe banyeshuri hirya no hino bagiye mu kiruhuko, nimukaruhuke, mujye muba muruhutse ku ishuri mwajyaga, ariko mu rugo muhore mu makayi. Muri make ishuri nyashuri muryimukirire mu rugo, mu ngo zitandukanye muzatahamo, mu miryango itandukanye, kandi muzifate neza, mube intangarugero nk'abanyeshuri, nk'uko First Lady yabahaye impanuro hariya haruguru. Muzitware neza, twe turi abanyapolitike beza, dushaka abeza. Ni byiza kuko bibakwiriye kandi kuko babikwiriye. Bityo rero muzavemo abagore n'abagabo bafite indangagaciro za kirazira,
gakondo nyarwanda twasigiwe na Gihanga Ngoma Ijana nawe abitumwe n'Uwiteka hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ruzaba uruzitiro rero rwiza, u Rwanda ruzaba Afurika, umurwa w'iyi Afurika. U Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika izabe umurwa mukuru w'isi, kubera u Rwanda rubikwiriye kandi ruzabisakaza hirya hino muri Afurika hose, Abanyafurika bakazandura. Ibyo bizaba ari byo bitekerezo, ubwandu bwiza, apana ubwandu bubi, bwaba bukomoka ku ndwara zitandukanye. Izo zizakira turabarahiye, tuzazikuraho, n'ibibi n'ibyorezo bizahagarara. Ariko mu gihe ikibitera kigihari hirya hino ku isi, batigeze bamenya muri ibyo binyejana byose, hagiye kuzatera imitingito myinshi itegesa ibyo abiyemeraga bemeraga. Ibyo bizaba amateka. Imvura nyinshi cyane izakukumba ibyo byose abiyemera biratanaga, biratishaga, ibyo bizashira. Abagiye baca bugufi bagiye kugororerwa n'Uwiteka, abizamuye bazamura n'amapantaro yabo, abo bakoze ibyabo, ubwo ibisigaye bizaba ari icyemezo cy'Uwiteka. Azabafatira ibyemezo, ibyo simbizi. Nzi ibyo nababwira, abifuza neza mugere neza, muzayisanga imbere. Mwese muzagire amahoro meza mu biruhuko, n'ababyeyi banyu muzifate neza mu bintangarugero, mushimisha ababyeyi bose. Mwimfubyi muzarusheho kwifata neza ibya karusho, kuko muri abagatwe gato hirya no hino ku isi. Noneho namwe abana b'abakobwa mwifate neza, batazaba bibamo abantu, abo bantu batazabahitana, kuko ubu ababyara bahitanwa n'abo babyara, bahitanwa n'abantu. Naho ibyose nibitungana, nibisubira mu buryo, muzabyara hungu na kobwa, ntibazongera kubahitana. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nabyo biri mu murongo w'ibiza nk'ibyo twari tumaze gusobanura haruguru hariya. Imitingito, imvura nyinshi ikabije, none n'uruzuba ruzateza hirya hino ubutayu butunguranye. Muzajya mubona nanone ubutaka buteberera hasi bukariduka, ukagira ngo bwari buhagaze hejuru y'ibinogo. Abo bose bubatse imijyi, iyo mijyi itagiriye abaturage akamaro, kagira ngo yari imijyi y'inda, imbaragasa n'ibindi. Ibyo byose mwakoze muhemukiye abandi, biturutse mu buhemu. Ibyo Imana iraje ikora umuti. Imijyi myiza ni imijyi ifasha abakene, ntibasoreshwe abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6. Abana babo bagangahuke, babareke nabo bakore, batera imbere, bazareke kuzungura ubukene bw'ababyeyi babo, abasogokuru n'abanyogokuru babo. Nabo bazabe abantu beza. Vision ntizabe ya bamwe, izabe ya bose. Icyerekezo cy'iterambere, amajyambere n'ubumwe muri demokarasi yihuse bizaba ibya bose. Iryo niryo rage y'abaruda baraze abaturiye isi yose. Afurika kubw'umwihariko umurwa mukuru w'isi, muzafatire kuri urwo ruzitiro ibihe byose, tukiriho cyangwa tutakiriho. Nge ndi perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'umuhanuza jambo. Yo nkuhanuriye nkaguhanura, nkubuza kana kariya, nkakubwira gukora kariya kazagufasha. Ubahiriza ibyo, nubirengaho nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Muzibonera, ntabwo muzananira ngo munanire Imana. Yesu Kristo niyo mwamunaniza, Nabi Muhammad mukamunaniza, Buddha niyo mwaramunaniza kuva kare kose, n'abandi bamarayika barabagose mu migongo yanyu. Ntabwo muzi ababahagaze inyuma.
mwe muratumbagira mureba imbere ngo n'ibyerekezo viziyo izi na ziriya, barabashuka murishuka, mwashutse n'abandi murakabya, mwarabakabirije, ibyo mwababwiye ntibyagezweho, nta nubwo bizigera bigerwaho. So kubatse intege, ariko namwe mwisuzume mwirebe ko ibyo mwatekerezaga hari na hamwe mwigeze mwese imihigo. Muri make mwarikinnye. Kubw'iyo mpamvu mudukurikire kuri wa3.ruda.tk no ku nomero ngendanwa guteranya 250 78 34 28 622. Iyi ni nomero ya perezida nyaperezida Deriyo President Barafinda Sekikubo Fred, perezida wa Ruda mu Rwanda hose. Mujye mushakira Barafinda Sekikubo Fred ku nkoranyambaga zose, kuri Twitter mukashyira Barafinda Sekikubo Fred azaza, nimujya kuri YouTube Barafinda Sekikubo Fred 2019 azaza. Noneho mujye mushyiramo bara FBS muri Facebook, musakinge ku ma Facebook yanyu muzahita mumbona. Facebook hose ndahari, niyo mwashyira Mariya mazina naho ndahasesekara. Instagram hose turahari, birumvikana nta na hamwe hirya hino ku nkoranyambaga mwambura, haba ku rwego mpuzamahanga. Satellite ni igihe kizigenza wazo, haba hano mu misozi igihumbi mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika n'isi yose. Uyu niwe perezida nyaperezida ufite kode y'ibyiza gusa, naho abo bafite kode z'ubugizi bwa nabi ibyo bigiye kurangira. Ibihe bitambuka n'ibyabyo, ibihe bigakomanga byinjira n'ibyabyo n'ababo. Twe turaje turabaruda n'abarudakazi, n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, n'inshuti zacu z'abatarabaruda n'abatari inshuti zacu, mwese tuzabitaho, tuzabasigasira, tubafate neza, turabarahiye. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred. Nshyizeho icyemezo n'umukono wanjye ni nakuka. Ibyo tusobanuye haruguru hose muzabyiteho. Banyeshuri mwese muri mu biruhuko muzifate neza, ibihe byose mwubaha abarimu n'abarimukazi banyu. Birumvikana abaderegiteri n'abaderegiterisi banyu bajye babafata neza, kandi babatoza ingero nziza, muzigana ibyo. Babatoza ibibi mujye mushishoza namwe, nimukajye mumira bumurunguri ibitari byiza. Kandi Imana yarabahaye ubwenge namwe bwo gushishoza, mujye mushishoza kandi mwihutishe gutekereza vuba no guhiga igisubizo vuba kandi udahubutse. Iyo izaba ari inganzo ituruka ku Uwiteka. Murakoze cyane kubyakira neza, kandi muzabishigikire mubishimangire ibihe byose kuko mubikwiriye.